yagiyeho yitwaga CIMAC muri 2007 nibwo yatangiye. Hanyuma mu 2011 hajyaho ikigo urwego rushinzwe kugenzura isoko ry'imari n'imigabane, noneho hajyaho n'ikigo cy'isoko ry'imari n'imigabane muri 2011. Ariko ubwo bashyiragaho ayo mategeko, hariho n'itegeko rya Collective Investment Schemes, ari ryo tegeko ryagengaga ibigega by'abantu bishize hamwe kugira ngo bashobore gushora imari yabo ari ku isoko ry'imari n'imigabane. Rero muri urwo rwego nibwo leta yasanze yuko hagomba kujyaho ikigo cyangwa kampani yitwa RNIT. Yari ifite intego zitandukanye. Muri izo ntego, gushishikariza abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane. Abanyarwanda umuco wo kwizigamira, icyo cyari ikintu cya mbere byitwa ngo RNIT yagombaga kuza kugira ngo yigishe abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira. Ikindi cyari gutunganya uburyo noneho abanyarwanda bizigamiye babona aho ubwo bwizigame bwabo bwashyirwa kugira ngo ayo mafaranga ashorwe ku isoko ry'imari n'imigabane. Muri izo ntego harimo ko hariho impamvu y'uko mu Rwanda twagombaga kugira domestic resource mobilization mu gihugu imbere, aho twakwishakamo ubushobozi kugira ngo ubwo bushobozi bw'abanyarwanda bushobore gushorwa mu bikorwa bitandukanye ari by'iterambere ry'igihugu. Izindi mpamvu zari ziriho ni ukugira ngo n'abaturage bato nabo bashobore kugira amahirwe yo kugera kuri rya soko ry'imari n'imigabane, kubera ko isoko ry'imari n'imigabane byagaragaraga yuko ari isoko ry'abakire, abantu bafite amafaranga menshi. Muraza kubibona yuko igihe twatangizaga iterambere fund kugira ngo icyo ngicyo tukikosore, hagiyeho amafaranga makeya y'ubwizigame angana n'ibihumbi 2 kugira ngo umunyarwanda wese ashobore gutangira kwizigamira, akabona uburyo yakwizigamiramo bumuha inyungu. Izo nyungu zituruka ku isoko ry'imari n'imigabane, kandi izo nyungu zikaba ari inyungu ziza ziruta ubundi buryo bwari busanzwe buriho. Ubwo rero niho hajyagaho RNIT. Mu mwaka wa 2014 nibwo hashigwagaho board yari yobowe na nyakubahwa CEO wa RNIT uyu munsi, niwe wari board, yari chairman wa board icyo gihe. Mu kwezi kwa 7, mu kwezi kwa 9 bashyiraho CEO ariwe yari jewe. Icyo inshingano rero twari dufite zari uko twagombaga gushyiraho icyo kigo, tugakora, tugashaka abakozi, tugashaka ibikoresho kugira ngo abakozi bageho n'akazi kageho. Hari challenges zikomeye. Icya mbere na mbere, ari abakozi ubwabo ntabwo bari bazi icyo ari cyo Collective Investment Scheme. Abanyarwanda muri rusange ntabwo bari babizi. Ubwo icyari gihari, twagombaga kubanza twebwe ubwacu nk'abakozi, abakozi babaye recruited, kubigisha kugira ngo bamenye akazi bagiye gukora. Turangije dutangira no gusura ibigo by'amashuri, gusura ibigo bitandukanye, institutions zitandukanye, kugira ngo tutangire tuganire nabo tubamenyesha ikigega iterambere fund kigiye gutangira. Ubwo twariho turatekereza, tunashaka n'ibitekerezo kugira ngo tuza designing funds cyangwa tukore ikigega kinogeye buri muntu wese ashobore kwisanga muri icyo kigega. Nibwo twakoze ikigega. Ikindi nashaka kubabwira nuko na capital market ubwayo ayo regulator wacu, hari amategeko ariko hari za regulations zimwe zari zitarajya en place. Nabo urumva twagiye to growing hamwe. Rimwe na rimwe ibyo dushaka gukora ugasanga ari ushinzwe urwego rw'isoko n'imigabane ari we ushinzwe kutureberera, akatubwira ngo ya, ariko tukamubwira ati nawe ko turashizeho regulation. Ubwo tukagenda dukorana. Rwari urugendo kugeza igihe twemeranije n'ubuyobozi bushinzwe
kugenzura isoko ry'imari n'imigabane, twemeranya gushyiraho ikigega iterambere fund. Features zacyo baracyaprovinga, barangije kucyemeza. Leta kubera ko ariyo yari yashizeho RNIT, dushimira cyane ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, buhora butekerereza abanyarwanda, buhora butekerereza yuko abanyarwanda tutakomeza gusigara inyuma, ko twese tugomba kuzamuka, uko iterambere rigenda rizamuka buri muntu wese bigomba kumugeraho. Itariki 12 nk'uyu munsi ukwezi kwa karindwi muri 2016 nibwo ikigega iterambere fund cyashizweho. Uwo muhango wari uyobowe n'uwari minisitiri w'intebe w'icyo gihe, afatanije hariho na minisitiri w'imari n'imigabane ariwe minisitiri udukurikirana buri gihe. Rero rwari urugendo rwo kwigisha abantu icyo ari cyo unit trust. Wajyaga ahantu ukababwira ati ni ikigega cyabishize hamwe, bakakubwira se ni koperative, kubera ko amakoperative ariyo bazi. Utoya. Ati se ni microfinance? Utoya. Uti iki ngiki cyitwa unit trust. Unit trust se ni iki? Ubu si buteka mu mutwe. Ariko nyuma y'imyaka 10 dushobora kwishima yuko abanyarwanda batangiye kumva, cyangwa abenshi bamaze kumva icyo ari cyo unit trust cyangwa collective investment scheme. Rero rwari urugendo cyane rwo kwigisha. Hari abantu twavuganaga bakavuga ati muriho murakora marketing gute, ariko mu by'ukuri ntago yari marketing, yari public education, yari financial education, kuko ni ukwigisha umuntu kuri zero. Kuko nka marketing wayifata ari nk'aho umuntu uramwereka ikintu kimwe n'ikindi, hari n'icyo ari na information yari asanzwe afite. Ariko mu by'ukuri ku bijyanye na collective investment scheme, ari byo bigwega byabishize hamwe, arimwo iterambere fund riri, nta byari bihari byagombaga kwigisha. Rero turashimira cyane aba banyamakuru babigizemo uruhare, kuko nabo ubwabo twajya ku maradiyo, ku mateleviziyo, ndabona abanyamakuru bamwe twagenda tuganira, nabo ubwabo ntago babyumvaga, ariko twagiye twiga twese. Rero n'urugendo, abantu bariga, n'abantu ntago bajya barangiza kwiga, ariko aho tugeze ni heza, kandi turafite icyerekezo cyiza cyo kugaragaza uburyo turiho turakora kwigisha. Ngira ngo mumaze igihe mubibona, ari mu mipira, ari mu ma churches, ari mu mashure, ari mu bigo, mu makoperative, hose turagerageza kuhagera kugira ngo buri munyarwanda wese yumve impamvu zo kwizigamira, abone inyungu zituruka ku isoko ry'imari n'imigabane, kugira ngo ashobore kwiteza imbere, kugira ngo adasigara inyuma. Ari ikibazo Scovia yari yabajije ati se kwizigamira, ese umuntu yizigamira ari uko yasaguye cyangwa atasaguye? Kwizigamira ni intego, ntago wazatera imbere udafite kwizigamira. Kwizigamira hari uburyo njya mbyita ngo ni shock absorber. Kwizigamira ni uburyo butuma uhuye n'ibyago, uhuye n'ibibazo, ushaka gutera imbere, ugomba kuba ufite ikikurengera. Rero niba ushaka ikintu cyakurengera, ni ubwizigame. Kandi umuntu ntabwo azigama ku byo yasaguye, umuntu azigama mbere ibyasagutse akabona kubikoresha. Rero reka ngarukira aha ngaha, turaza kugira umwanya wo kuganira. Turashimira ubuyobozi bw'igihugu, turashimira Capital Markets kuri support, ariko cyane cyane ndashimira n'abari abayobozi n'ubu ngubu tugikorana nabo, bakomeza kudufasha kugira ngo ubu butumwa bukomeze butere imbere, kandi igihugu cyacu gikomeze gitere imbere, abanyarwanda bose babone inyungu zituruka ku isoko ry'imari n'imigabane binyuze mu kigega iterambere funds. Capital Market Authority nubwo yari ishinzwe kugenzura no gushyira amategeko agenga isoko ry'imari n'imigabane, ariko badufashe no mu iterambere ibyo tuvuga uyu munsi. Bagenzi banjye babisobanuye neza, ntago njya mu mateka. Uyu munsi ndagerageza kubabwira yenda nifashishije imibare y'aho tugeze.
nibyo gutangira ntago byari byoroshye, ariko njye ndishimye cyane kuba mu myaka 10 ushobora kureba n'ingaruka ikigega cyaba cyaragize ku baturage zifatika kandi zigaragara. Hari presentation bari bateguye ariko yenda ndumva atari ngombwa, ndabivuga amagambo makeya, sibyo? Nibyo byoroshye. Ibi bintu iyo tuvuze uyu mwaka, ngira ngo mugenzi wanjye Andre yabivuze, kwigisha no guhozaho ni nacyo n'uyu munsi, nubwo tuvuga ngo hari ibyo twagezeho ariko turacyafite urugendo kuko mu mibare yatweretse y'abantu bizigame mu kigega 90,000 ariko wenda bashamikiyeho abandi bagera kuri 360 ni bake ugereranije n'abanyarwanda. Kuko iyo ugiye kureba ugasanga yenda bafite ubundi buryo bakoresha mu bigo by'imari, mu mabanki, mu bwizigame bw'igihe kirekire, usanga n'ubundi umubare w'abanyarwanda bashobora kuba bari muri iyo gahunda ukiri muto cyane. Ibi bigaragazwa n'imibare y'uko yenda twifashishije, bavuga ko iyo urebye umusaruro mbumbe w'igihugu ukagereranya n'ubwizigame buri mu gihugu, usanga ubwizigame butaragera kuri 15% y'umusaruro mbumbe w'igihugu, kandi mu by'ukuri twagombye kuba turi kuri hejuru ya 30% kugira ngo na ya vision tuzayigereho. Urumva rero ibintu bijyanye kwigisha cyane cyane, yewe nzajya mbigarukaho urubyiruko, abantu bakiri bato. Amahirwe dufite nuko mbona no mu banyamakuru bari hano, nyujijemo amaso ndabona ntawe urageza ku myaka 45, bivuze ngo nawe muri munsi y'imyaka 40, namwe muri mu bantu ndi bubwire. Ibi rero bijyanye no kuvuga ngo ese vision dufite y'iki gihugu, niba ubwizigame butari bwagera no kuri 30%, kandi mu by'ukuri twese twifuza kubaho neza, murumva ko hakirimo urugendo. Ikindi, n'aya mafaranga yazigamwe agomba gucungwa neza kugira ngo cya cyizere abaturage bakeneye kugira, kuko ngira ngo hari icyo Andre ndatavuze cyari kimeze nk'imbogamizi tutangira. Abakuru muri hano muribuka ko higeze kubaho ibigo by'ubwizigame bitaga amakopeke, ngira ngo murabyibuka. Hari amakopeke icyo gihe yaje ariko ntiyacungwa neza, bituma hari n'abantu navuga ko byabaye ngombwa ko banki nkuru y'igihugu igira amafaranga isohora kugira ngo abari barizigamiye mw'ibyo bigo basubizwe amafaranga y'ubwizigame bwabo. Icyo gihe abantu bari baza, ese iyi terambere fund cyangwa se bimutubwira none byaza nabyo bikagwa mu mutego nk'awa wundi. Urumva ko kukwigisha n'ubu abakibyibaza. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga mu by'ukuri nayo agomba gucungwa neza. Uyu munsi navuga ko uburyo acunzwe ni nta makemwa, kubera ko dufite aba-auditeur cyangwa se abagenzuzi b'imari bigenga bagiye bakora isuzuma bakagaragaza ko mu by'ukuri uyu munsi nta kibazo amafaranga aragera, kandi n'uwayasabye wese ntabwo na rimwe yari yagira ngo ayabure. Ibi rero nababwiraga bijyanye no umubare w'abanyarwanda uburyo bizigamira uracyari munsi, kuko hari imibare bari bagaragaje hariya muri Finiscope yo muri 2015 byagaragazaga ko yego abantu bakoresha uburyo butandukanye bwo kwizigamira, ariko mu by'ukuri bari bake cyane. Rero mbabwire ikigega uko gihagaze cyangwa se uko cyatangiye. Muri 2016 gitangira gishingwa, cyashinzwe mu by'ukuri amafaranga yo kwinjira kugira ngo ube umunyamuryango ari 2,000, n'ubu niko bikimeze. Mu mwaka rero byatangiriyemo
twari dufite abantu mu mwaka wa mbere bari 920 gusa barizigamiye miliyari imwe. Murumva ko kandi ahangaha harimo n'ibigo ariko uyu munsi navuga ko ibigo bikomeye nta na kimwe tugifitemo, amafaranga yose abitswe bakuyemo yabo. Ubu rero amafaranga dufite hano n'ay'abantu ku giti cyabo. Yego, ayo nza kubereka ni ukuvuga ngo ibigo byari byarashoye byarizigamiye byagiye biyakuramo, ku buryo uyu munsi nta corporate investors dufite, nta ba institution investors dufite. Ngira ngo reka nkoreshe iryo jambo muraryumva. Ni ukuvuga ngo aba dufite n'abantu ku giti cyabo n'amakoperative n'ibimina. Nta kigo cy'imari gifite amafaranga iwacu uyu munsi. Bivuze ngo rero ni umusaruro mwiza kuri jyewe iyo mbona ko amafaranga hari yose ari y'abaturage. Uyu munsi rero dukomeje yenda imbere, kariya kantu kabanza kerekana umugabane kugira ngo winjire mu kigega wari amafaranga 100. Ni ukuvuga ngo iyo wabaga uzigamye 2,000, ibyo bita units cyangwa se ndakoresha iryo jambo ry'imigabane tubyumve gutyo, wabaga ufitemo imigabane 20. Uyu munsi ariko cyangwa mu mpera za juin z'ukwezi kwa gatandatu, umugabane wari ugeze ku mafaranga 275. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko umuntu washyizemo amafaranga bitangira, kandi ndibaza ko hano arimo, amafaranga ye ari hafi kwikuba 3. Ni ukuvuga ngo ayo yashyizemo bitangira ari hafi kwikuba 3. Kwikuba 3 mu gihe cy'imyaka 10 rero ni byiza. Ni ukuvuga ngo ahubwo mu myaka 10 iri imbere ishaka kuzazamuka kurushaho, kubera yuko uko amafaranga agenda yiyongera niko n'uburyo bw'agaciro kagenda kazamuka. Yenda mbere yuko ujya kuri iyo slide usubiye inyuma gato, navugaga ko kuva dutangiye miliyari ni 150 urebye, kuko ni miliyari 149 na miliyoni 950 n'amafaranga yakusanyijwe kugera mu mpera z'ukwa gatandatu. Ni ukuvuga ngo uko abantu bagenda bizigamira bakayakuramo cumulative cyangwa se mu buryo bukurikiranye, ni ukuvuga ngo hafi miliyari 150 nizo zimaze gukusanywa, hakagira izavuyemo na bya bigo nababwiraga. Ubu uyu munsi tukaba dufite ngo amafaranga uyu munsi ari mu kigega cyangwa se yashowe ni miliyari 86. Ba bantu nababwiraga rero mu by'ukuri basaga ni 90,000 ni konti muri iyo myaka 10 yose. Urebye icyo abanyamuryango babonye, icyo twakwita nk'impuzandengo y'inyungu yabonetse ni 11.12%. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ufashe moyenne cyangwa se impuzandengo 11.12% niyo nyungu yabonetse buri mwaka muri imyaka 10 ishize. Bitangira of course yari makeya, kuko bitangira mwaka wa mbere yari 9.77, bigenda bizamuka, ariko ufashe iyo myaka yose ugakora impuzandengo ni 11, ni inyungu mu by'ukuri. Kandi buriya havuyemo icyo twakwita charge zose cyangwa se iriya ni net, bivuze ko ari inyungu ubundi mu by'ukuri nziza. Dukomeje rero, ikindi nababwira nuko izi amafaranga uko yagiye aza, ngira ngo Andre cyangwa naye nigeze kubikomozaho. Murabona kano kantu kari ibumoso, muri 2025 navuga ko ariho habonetse mu by'ukuri ari amafaranga menshi n'abantu benshi.
murebe ni nyuma ya covid. Murabona covid muri 2019 umubare wari hejuru 20 ugabanukaho gato 21 ugabanuka, ubwo ni amafaranga yazigamwaga. Ariko 2022 murabona ko yahise atumbagiraho gato. 2023 bisa nkaho bingana na muri 2022 24, ariko 2025 aho twari tumaze ikintu cyabiteje imbere, yenda mushobora no kuza kukibaza, twari dukomatanije none bwa buryo bwo kwigisha no gukoresha ikoranabuhanga. Bihita bigaragaza impact ikoranabuhanga ryazanye muri iyi mikorere. Nubwo mubona 2026 tukiri hariya, ariko buriya uyu mwaka dufite icyizere ko amafaranga azaboneka azaba menshi kuruta uyu mwaka ushize. Kubera iki? Kuko ni ikigereranyo cyo mu kwa gatandatu zari zigeze kuri miliyari zisaga 60 zinjiye, ariko icyo duhamya nuko zizazamuka muri uyu mwaka kurushaho. Kubera iki? Kubera ko turakoresha bwa buryo bw'ikoranabuhanga, ariko dukoresha n'uburyo bwo kwigisha buhoraho. Ibi rero bivuze ko turebye mu myaka 10 iri imbere, uyu muvuduko dufite uziyongera. Kubera iki? Kubera yuko ari mwebwe muri hano mugiye kubidufashamo, ari n'uburyo dukoresha tugiye kongera imbaraga, ariko noneho n'uburyo bwo gutuma abantu bashobora kubyikorera ku giti cyabo. Ndavuga icyo nakwita digitalization bizakomeza gushyirwamo imbaraga. N'uburyo ubu ngubu bikorwa bishobora kuba bidatanga umusaruro nk'uko tubyifuje 100%, ariko harimo ibyo tugenda duhindura mu mikorere y'ikoranabuhanga. Ibi rero ikindi yenda ku Israel icyo bigaragaza ni inshuro abantu bazigama. Buri muntu umwe ashobora kuba afitemo konti ariko akazigama nk'inshuro 5, inshuro 6 mu mwaka umwe. Muri 2025 hamwe hagaragaye ko abantu bazamutse cyane, abantu bizigamiye. Urabona ko mbese reka mvuga umubare wa transaction, nkoreshe murambabara tujye tuvanga indimi, zari transaction 90,000. ni ukuvuga ngo abantu benshi barazigamye, uzigama inshuro nyinshi ku mwaka, ariko n'abantu bariyongereye. Impamvu navugaga ko muri 2026 nanone tuzabona imibare myiza kurushaho, hamaze kuba transaction 76,000. Ubwo niyo mpamvu tuteganya ko mu mpera z'ukwa 12 bishobora kuzaba bigeze muri transaction zigera muri 150,000. Birashoboka. Ibi biraduha icyizere ko ari amafaranga azigamwa ariyongera. Noneho naho dushora, uburyo bwo gushora naho dushora kiyongera. Ibi byose biraduha icyizere ko abaturage cyangwa se abantu bizigaye mu kigega bazakomeza kubona inyungu nziza kurushaho. Ahangaha no kwerekana uburyo yenda nakwita uburyo abantu konte. Urabona muri kariya kantu kajya gusa na gold, ni konte nshya ziba zafunguwe mu mwaka. Urabona ko nanone muri 2025 hafunguwe konte nyinshi nshyashya zigera hafi 3,000 zirengaho gato. Konte nshyashya zijyana n'abantu na bwa buryo nyine navuze ko bagenda bazigama, kuko deposit uburyo inshuro nyinshi abantu bagenda bazigama. Bajya kwikurikiye iyi ngiyi komeza. Ahangaha yenda mu nyemerere ntinde gato kuri aha hantu. Hari ikintu bita mu ndimi z'amahanga net asset value. Ibi bivuze ni agaciro ka unit cyangwa se k'amafaranga, uburyo amafaranga iyo yagiye ashorwa, kubera ya nyungu zibona bituma agaciro kazamuka. Murabona ukuntu kagiye kazamuka, kari mu buryo wakwita buri consistent cyangwa se ntago busubira inyuma. Icyo nshaka kuvuga, kubera iki? Kubera uko amafaranga agenda ashorwa,
agashorwa ahantu hatandukanye haza n'inyungu zitandukanye, yenda kugira ngo mubyumve neza dushora mu ahantu hatandukanye. Ndumva Andre yavuze ku mpapuro mpeshwamwenda, ariko siho gusa dushora, ariko ku isoko rigenda rikura, ari naho dushimira Capital Market Authority. Uko isoko rigenda rikura, haza abashoramari bashya ku isoko, haza ibigo bitandukanye ku isoko ry'imari n'imigabane, natwe biduha amahirwe yo kubona aho dushora hatandukanye. Kandi ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo bifasha gusa twebwe, bifasha na ekonomi, cyangwa se bifasha n'isoko ubwaryo, kuko icyo gihe abantu bakeneye amafaranga, ibyo bita capital, babona aho bayakura amafaranga mu buryo bworoshye bubahendukiye, cyangwa se yego ugereranije n'imyenda yo gufata mu mabanki, kuza ku isoko ry'imari n'imigabane birahenduka kurusha gufata umwenda wa banki. Icyiza cyabyo ni uko hari inzego zitandukanye ziba zarebye n'iyo mishinga zikayikorera gusesengura, ukabona ko ari imishinga yunguka. Iyo baje ku isoko rero, aho gufata umwenda kuri 20%, ushobora kuwufata kuri 14% cyangwa 15%. Icyo gihe ya mafaranga yacu y'abaturage niho tuyashora. Nk'ubu ngubu yenda sinzi niba ari ngombwa kubivuga hano, hari nk'umushoramari ufite ibikorwa bitunganya akawunga, ariko ntabwo ari akawunga gusa, kuko afasha n'abahinzi. Mbese ni shene kubonera imbuto abaturage n'ifumbire, kubafasha mu buryo bwo kwigisha, mbese mu bijyanye mu buryo bwa irrigation, mu buryo, urumva ni shene kuva ku muhinzi kwazamuka ukagera mu buryo bwo gusarura, mu buryo bwo kubibika, mu buryo bwo kubitunganya, bikazarinda bigeze ku ruganda, bakazya akawunga akavamo ibikorwa ibyo guha amatungo, bakagera uburyo bwo kujyana ku isoko gucuruza. Urumva ni shene. Abantu bose baba babonye amafaranga muri izo etape ni benshi. Aho rero tuba twumva dufite mu by'ukuri ni amahirwe wa muturage ko umusaruro uragurishijwe, abonye aho awugurisha, ariko si n'ibyo gusa, abonye n'inyungu ku mafaranga yamaze kugurisha, arazigama akabona ya nyungu. Murumva ko ibi bintu bikomeje, tukabona proje nk'izo zifite impact cyangwa se ingaruka nziza ku muturage, byatuma na ekonomi yacu itera imbere. Mubyumve ko ibi bintu ntabwo wavuga ngo inyungu ni amafaranga ubona gusa, ariko bifite akazi, gatanga akazi ku bantu batandukanye, ya nyungu ariko y'amafaranga ikaboneka. Aho rero niho tubonera icyo nakwita nka ingaruka nziza zo kuzigama, cyangwa se ingaruka nziza zo kuba ikigega nk'iki cyarashyizweho kugira ngo gifashe abaturage muri iryo terambere. Ngira ngo ngana ku musozo, nyakubahwa CEO, nongera no kubashimira. Icyo twifuza nuko iri soko ry'imari n'imigabane, yego hari ibigo biriho, hari gahunda nziza ihari y'imyaka 10 yo kuriteza imbere, ariko natwe twifuza kurigiramo uruhare, dufasha abaturage kuzana ubwo bwizigame bwabo, cyangwa se utwo dufaranga twabo nubwo ari dukeya, ariko tukagera ku isoko basanga produit cyangwa se product bashobora gushoramo amafaranga yabo, ya nyungu ikaza ibasanga, isoko rigatera imbere, umuturage agatera imbere, na economy, imisoro igatangwa, none na economy muri rusange ikagenda, igihugu gitera imbere. Muri make, muri imyaka 10 navuga ko rwari urugendo rwo kwiga, ariko noneho tugeze igihe ngira ngo Madame Scovia niwe wabuze se turacyari muri gardienne. Oya, ubu ntabwo turi muri gardienne rwose, tugomba kuba ngubu nubwo tukiri muri primaire, ariko dufite amanota menshi meza yatuma tujya muri secondaire, muri bya bigo bya bindi babyita ngo iki, bya bigo bifata abantu ba hego, mwabivuze. Ubu rero nubwo tukiri aho ngaho, ariko umuvuduko tuzigana secondaire rwose sinzi ko umuntu uzaduhagarara imbere aragowe.
igihe tuzagera muri universite rero mube mubizi neza yuko icyo gihe tuzaba turi muri top muri za universite zimwe, tuzabona amanota yo hejuru. Icyo mbasaba ni iki? Kwigisha no guhozaho. Kugira ngo twabivuze inshuro nyinshi, mutwemereye namwe, ndavuga abanyamakuru bagenzi bacu, twashyiraho n'ubudore n'umuyobozi wa Capital Market Authority ari hano, mutwemereye twabashyiraho science yihariye yo kubigisha ibi bintu, mukajya muvuga ibintu mwumva namwe mufitiye ishema ryo kubivuga, sibyo? Iki kintu rwose ndakimusabye kandi nzi ko asanzwe abikora. Ni mu bitwemerera hazaho science yihariye yo kubigisha ibintu, mureke kujya mu reporting ibintu yenda mukeneyemo namwe ubumenyi buhambaye. Ariko ubwo bumenyi ntago buzasigarira kuvuga ngo mugiye ku reportinga gusa, ariko namwe buzabagirira akamaro mu miryango yanyu namwe no kwiteza imbere. Ibi rero bijyanye no kwigisha rwose mutwemerere tuhere kuri mwebwe, none nawe mugende mwigisha abandi mufite ubwo bumenyi. Ikindi nigeze mvuga ko mu bijyanye n'ikoranabuhanga turagerageza kure system dukoresha uyu munsi kwihuza n'amabanki na mobile money n'amasako, ku buryo umuntu yaba muri sako, yaba afite amafaranga kuri momo, yaba afite, ku buryo byamworohera kuyazigama bitamuhenze, kandi bikakorwa mu buryo buri instantane, ku buryo yahita abona nuko amafaranga ye yageze aho yagombaga kugera. Ikindi, ibyo nari mbivuze by'isoko ry'imari n'imigabane, twifuza yuko n'ikigega cyashyirwa ku isoko ry'imari n'imigabane, ibyo bita listing. Muzi inyungu yabyo, inyungu ya mbere nuko kizagira visibility, abantu bakakimenya, ntikibe gusa cyo mu gihugu hano gusa, ahubwo no hanze bakakimenya. Kuko ibi ngibi byo mbabwira tujya tubibwirwa n'abagenzi bacu bo muri diaspora, ariko kuki tutabona amakuru yanyu kuri Rwanda Stock Exchange? Bafite uburyo rero bakurikirana amakuru, tugiye kubikora, kandi Capital Market Authority ndumva izabidufashamo, hakaba ikintu cyo kulisting iterambere fund ku isoko ry'imari n'imigabane, noneho bwa buryo agaciro kagenda kazamuka bikajya bigaragara buri munsi. Ikindi navuga ko bijyanye n'abantu twavuga bafite special needs cyangwa se disability, bafite ubumuga cyangwa bagendana n'ubumuga, n'abandi navuga yenda basigaye inyuma mu bijyanye na financial inclusion, tugiye gushyiramo imbaraga, habeho uburyo bwo kubegera. Hanyuma rero niba ngombwa rwose hari n'ibindi bigega twateganya kuba twatangira, ariko iki ngiki reka kibanze kigere mu mitwe yacu twese. Hanyuma abanyamakuru bagenzi bacu, inshuti zacu, niba mubyemeye, yenda muraza no kubaza ibibazo, mureke tujyane mw'uyu mujyo, sibyo? Tujyane mu ngamba, mu byumva, mubishyigikiye, hanyuma inyungu zizabageraho namwe byanze bikunze.